Ndumutambye ndi ntumwa akiri imodoka icara aho utwara imodoka utware Mana data wa twese uyu mubyeyi yiyorosa amarira akisegura ndi ajya avuga ngo Mana wandemeye iki wampaye gupfa nkavaho ahorana agahinda kadashira nyamara uri Imana imara agahinda uri Imana imara umubabaro igiti cyitwa umuko murakizi umuko igiti gifite amahwa cyitwa umuko igiko mama thank you very much ni igiko bakurogeye mu giko kabiri mbingu zinaangalia Mushaki maana kuna kwa kusanyiko wa watakatifu hapa ijuru ryarebye Mushaki ribona yuko hari abera b'Imana kakimya hagarara hamwe utuze hagarara hamwe utuze mbingu na lokalize mama Francine hapa Imana iri kutubwira ngo Mungu atasimama Francine wewe mimi kwamba utapata kitu ngo Imana ije kuguhereza ikintu we mama Francine yes utakonfunza sio kusikia ndabwo ndi kumva neza ya mwisho njoo ndamuita Apotre Alina anapanda kumasabau sio tunapiga vigelegele anataka sima ama anataka piga vigelegele tutapiga mikono vigelegele ubwo umukozi w'Imana agiye guhaguruka twese turakubita amashi yes kwa heshima kubwa kucyubahiro cye na adabu ya kimungu nubwo ubuhanga kama kuheshimu tabia na taratibu za kanisa kubera afite n'ubuhanga kama vile mtume wa Mungu toka Kigali nguko umuhanuzi nakuja kutembelea kanisa la Mushaki aje gutemberera tunamwalika mtetezi wa Mungu kupanda kwenye madhabahu turamuhaguruka napiga vigelegele Imana kufikidari piga makofi Amen. Komera Imana mashimesho none. Gelegele sana. Pastor Imana igumugisha. Pastor Mungu akubariki. Imana igumugisha. Imana igumugisha. Kandi nk'umuhanuzi w'Imana umurimo ukoze hano si ubwa mbere ukoze umurimo w'Imana ariko ndabizi ko uri bugororerwe birenze uko wajya gugororerwa niba ubyumvisha ukomera Imana amashyi menshi cyane ngayo mashyi ayo 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 mashyi n'ayande n'ay'Imana we n'ay'Imana we n'ay'Imana n'ay'Imana isa mundu we isa mundu we isa mundu we
Mushaki cyangwa iki gihugu cya Kongo Imana yakibutse. Ariko nutaraba arakabakaba, n'umuntu utaraba arakabakaba kugira ngo abashe kugira icyo abona arakabakaba. Oh my God, umuntu utaraba arakabakaba Imana yibutse iki gihugu mu izina rya Yesu. Ndikubabaza, amaso yanyu ntago abaha, amatwi yanyu ntago yumva, ubwenge bwanyu ntibubereka. Imana yarabibutse. Noneho ngiye kugira ngo icyubahiro ni cyawe, ni cy'Imana. Izo mundu weniza, izo mundu nizawe, niza cyubahiro we, cyubahiro we, cyubahiro we, cyubahiro we, cyubahiro we, cyubahiro we, cyubahiro, cyubahiro, gutambirwa we, gutambirwa we, gutambirwa Mana, gutambirwa Mana, yewe Mana we, yewe Mana we, Mana y'ijuru, Mana y'ijuru, Mana y'ijuru, uri hano we, uri hano we, uri hano, uri hano. Mumpe ikibuga, mumpe ikibuga, mumpe ikibuga, mumpe ikibuga we, 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 mukwama amashyi, mukwama amashyi, amashyi y'Imana, amashyi y'Imana, amashyi y'Imana, amashyi y'Imana, amashyi y'Imana, amashyi y'Imana, amashyi y'Imana. Mwizina Yesu lepota kalabona. Bwira umuntu muri kumwe ngo birahindutse. Dekila bone shalabini zelamene talabini. Bwira umuntu muri kumwe ngo birahindutse. Mubwira ngo amazi ntabwo ari yayandi. Mubwira ngo ibyo wari umenyereye si byo by'uyu munsi. Mubwira ngo Imana yimanukiye. Mubwira ngo ntawe yatumye yimanukiye. Abemeranya nanjye ko Imana yamanutse batera haleluya cyane. Amen. Dikitalabo. Amazi yihindurije. Abantu bumva ikinyarwanda bari hano nibazamure. Reka tumanure. Hano harimo umuntu utumva ikinyarwanda. Abantu batacyumva nibazamure. Okay. Njyewe ukuntu nkunda iyo ndi kumwe n'abantu twumvikana ururimi nibwo bimfasha cyane.
kugendana nawe. Kubera iki tudakunda kugendana? Aho yasengeye siho nasengeye, amavuta arimo siyo ndimo, kandi ndashaka amavuta ndimo agendana n'Imana yanjye nanjye. Tugiye kubikora gutya. Oh my God. Umuntu utumva ikinyarwanda, uwumva ikinyarwanda namwegere kugira ngo amusemurire. Bashumba, ndashaka umuntu ngwino. Ihangane madamu, reka umugabo akora umurimo w'Imana. Genda wicarane n'umukozi w'Imana kuva i Goma. Mwarimu wacu. Mwicarane musemurire. Aba bari hano batacyumva mubashakira umuntu wasemurira. Gusa ntugufashwe nkuko ari gufashwa. Ihangane. Pepera Imana. Reka nkubwire. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo iki kidendezi byanga bikunda ndakikubitamo. Ukikubitemo mama, ukikubitemo mu izina rya Yesu, 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 ukikubitemo mu izina rya Yesu. Aho uziko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja, hari ikibazo. Arabasubiza ati ye ndabizi ariko nimuceceke. Kane ati Eliya arongera aramubwira ati Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka andumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati ngurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinzigara. Nuko bajana i Yeriko. Gatanu ngo bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubaza bati aho uziko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja, hari ikindi kibazo. Arabasubiza ati ye ndabizi ariko nimuceceke. Gatandatu ati Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka andumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati ngurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinzigara. Nuko barajana bombi. Karindwi ngo maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. Baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahahagarara. 8 ngo Eliya yenda umwitero we arawuzinga awukubika amazi yigabanyamo kabiri, amwe aje ukwayo ayandi ukwayo, bombi bambuka ahumutse. 9 ngo bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati nzaba icyo ushaka cyose ndakigukorera, ndaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndage imigabane 2 y'umwuka wawe 10. Ati Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona ngigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. 11 ati bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarasi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa 12. Elisa abibonye arataka ati data wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi. Nuko ndiyongera kubona ukundi
ndiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyuramo kabiri. 13 hanyuma atoragura n'umwitero Eliya ataye, asubirayo. Ageze ku ngombe ya Yorodani arahahagarara. Ni ijambo ry'Imana. Amen. Reka nanone udusomere Ezekiyeli mirongo itatu, igice cya 36, umurongo wa 26 niyo teme y'igiterane cy'uyu munsi. Ezekiyeli 36 no kuri 26. Dusome mu izina rya Yesu. Nzabaha n'umutima musha, mbashiremo umwuka musha. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashiremo umutima woroshye. Ni ijambo ry'Imana. Amen. Imana uyu munsi yiteguye kubaha umwuka mushya. Haleluya. Nanjye niyo mpamvu nasenze Imana ikampa kuri iriya jambo rya Eliya na Elisa. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ry'Imana rya Eliya na Elisa, niba mwabyumvise, Eliya ni kangahe yabwiye Elisa gusigara? Genda umubwiriza nkaba n'umwigisha. Ni kangahe? Nkunda kumenya ko abantu bankurikiye. Ni kangahe Eliya yabwiye Elisa gusigara? Elisa akamuhakanira. Yego. Ni ishuri ne. Uyu mwana ni ishuri ne. Uvuze 3 ninde? Nawe ni 3. Nawe ni 3. Harya uri pastori? Wowe unizingahe yamubwiye gusigara? Yego. Yesu ashimwe cyane. Izi nshuro Eliya yabwiye Elisa gusigara, Elisa nawe aramuhakanira, aramubwira ngo ntabwo bishoboka. Bisobanuye iki? Bivuze iki? Haleluya. Kristo bashaka kuzuzwa umwuka wera, bashaka kubana n'Imana, bashaka kugendana n'Imana, bashaka kumva ijwi ry'Imana. Ni kangahe uhura n'amajwi agusubiza inyuma? Uyu Eliya kugira ngo abwire Elisa ngo sigara, ntabwo kwari ukumwanga, kwari ukugira ngo arebe ese Elisa ankunze bingana iki, ese ankurikiye bingana iki, ese arashaka wiki, ese ankeneye wiki, ese nika ashaka. Oh haleluya. Ntabwo yaramwanze, ntabwo yaramwanze. Elisa yari
ndebe abantu bamaze kwimuka. Reka ndebe abantu bamaze kwimuka. Oh my God. Ntabwo murimuka. Abo bantu ntabwo barimuka pasa. Abo bantu ntabwo barimuka. Ariko abo bantu ntabwo barimuka. Nkeneye kubona abantu bamaze kwimuka. Nshaka kureba abantu bamaze kwimuka. Reka nangariza abashumba bari hano. Ndi tayari kubafasha uyu murimo. Nshaka ko abantu bakura. Mujye mwishyira hamwe mu mamagare. Ntabwo mbasebeje cyangwa ngo mbafobye, ariko bari hasi mu mwuka. Ndi kubabwira ngo ni bande bamaze kwimuka. Ntabwo muzi ibyo ari byo. Ntabwo mubwiye ngo ni ukwimuka hariya iwawe uri. Ni ukwimuka mu buryo bw'umwuka. Iyo uri mu iteraniro ririmo umwuka wera, ntabwo uguma uko wari uri. Umuntu wese arahinduka. Iyo utari guhinduka hari indi mbaraga ibiri kugukurura, kandi iyo mbaraga yamaze kuvaho. Kubera ko ubutaka mpagazeho ndi kumva umwuka wera yabimanutseho. Ubu butaka mpagazeho ndi kumva umwuka wera yabimanutseho. Abantu mwumva umwuka wera ari Elisa aravuga ngo uyu mubasi afite mwuka wera, kandi uyu mwuka wera uruta ubutunzi bwose bwo mu isi. Kubera yuko umwuka wera iyo uri muri wowe uguhesha ubutunzi bwo mu isi. Oya, ntabwo tuba muri izo meni gusa. Iyo turi muri izo meni tujya guhinga ahavaga hegitari, ahavaga toni imwe hakava 10, kubera kuri muri izo meni. Iyo uri muri izo meni ushora $1000 ukunguka $10,000 kubera kuri muri izo meni. Iyo uri muri izo meni uva mu nzu y'icyumba kimwe kubera kuri muri izo meni. Uhorera Imana uri muri izo meni mu cyumba kimwe ikaguha inzu igeretse. Elisa rero yamaze kumenya habari, yamenye password, yamenye ikiri muri Eliya, akasema sitakuacha, takufuatilia mahali pote utaenda, nisitakuacha, tatembea na wewe kwani utaenda popote, sitakuacha kwani nimeisha jua kitu kiko ndani yako ni kitu ya maana. Ni kitu ya maana, ni kitu cha gaciro. Reka ndebe abanyamwuka bari muri iri teraniro, abantu buzura umwuka wera. Uzura umwuka wera, abantu buzura umwuka wera nibo nshaka. Mwese muzura umwuka wera, mukajya muri ruga, mukavuga zomeni, mukavugana na zomeni. Yemwe bantu, va ku giti dore umuntu. Nushaka gukira ukaba umubasi, ujye uri inshuti y'umuhanuzi.
ya nani? Ya mtumeo. Ya mtumeo, mtume si mtume si mjinuma. Kiswahili nakijua. Oh, haleluya! Nushaka gukura mu by'umwuka, uzaba inshuti y'intumwa, inshuti ya pasiteri, akwigisha iby'umwuka, akwigisha amabwiriza y'umwuka, akwigisha uko umurimo w'Imana ukorwa. Ariko nushaka kuba tajiri, rafiki ya nabii, rafiki ya nabii, inshuti y'abamanya, inshuti y'intumwa, inshuti y'umuhanuzi. Yafashije cyane. Haleluya. Hanyuma kugira ngo biryohe byose, kubera ko nkanjye ndi intumwa, ndi umuhanuzi, ibintu byose ndiyo kubera Yesu. Hanyuma se buri ndebye nkakubwira mafite umwuzukuru wabyemera? Mafuta ya nabii, mafuta ya nabii, mafuta ya nabii, mafuta ya nabii inaletaga utajiri. Ukatajiri kuna vara bie, ukatajiri kuna jipakala bie. Ukisha kupaka bie tafanana vizuri, hautafeheka, hautatumikia Mungu na unafanana vibaya, utafanana vizuri. Umugabo umwe witwa Kishi, indogobe ze zarabuze, indogobe ze zirabura. Zimaze kubura, yohereza umuhungu wa Sawuli kuzishaka n'umugaragu wabo, barajyana na Sawuli. Yasomye birambira ngo Sawuli yari umugabo mwiza, mwiza cyane w'igitangaza, muremure. Namwe muri beza mu izina rya Yesu, muri beza cyane. Oh, apo shule muri beza. Oh, muri beza cyane. Oya mwe kurakara, muri beza sheri, ariko ko muri beza mwate. Haleluya. Arangije abwira umuhungu we, genda ushaka intama, indogobe zarabuze. Uko mwikeye hano hari indogobe zanyu zabuze mwese. Sinabwa ko ndi umuhanuzi, buri muntu wese hano hari indogobe ye yabuze. Kishi yohereza umuhungu we, baragenda barahiga, barazishaka, barazibura, barazibura ngo bagera mu gihugu kimwe cya nyuma, ngo umugaragu wabwira shebuja, aramubwira ati databuja amakuru yayazi, ahangaha tugeze, ahangaha tugeze, hajya haba bamenya, hajya haba umuntu w'Imana, hajya haba bamenya, hajya haba zamani, hajya haba umuntu w'Imana. Kandi uyu muntu w'Imana ni umunyacyubahiro, ibintu byabuze ajya amenya aho biri, ajya amenya aho biri. Sebuja aramubwira ati, turajya ku muntu w'Imana imbokoboko, ko impamba twayimaze, ntabwo twatinyuka kujya ku muntu w'Imana w'umuhanuzi bamenya, nta kintu dufite, ntitwahingukayo. Bwana Yesu asifiwe. Umugaragu aramubwira ngo dusigaranye igice cy'ifeza.
my God. Aramubwira ngo mu mpamba twari dufite twasigaranye agace k'ifeza. Umva ifeza ariko ubundi mutari hasigaye agace k'ifeza. Ntabwo yamubwiye ngo hasigaye telefone y'agatoshi, ntabwo yamubwiye ngo hasigaye amakuti 5,000, ntabwo yamubwiye ngo hasigaye $100. Igice cy'ifeza ubwo ni zahabu. Zahabu y'ingaramu igura ngahe? $1,000. Ako niko kari butume, iyo niyo password iri butujyane ku muhanuzi. Ariko yemwe bantu muri kwiyumva gute? Mbabarira wishinga urwara wumve kuri muzima. Kubona Imana yohereje umuhanuzi urenze umwe ngo baze babarebe babaha amakuru. Buriya buri muntu wese afite amakuru ye. Ariko se murahari? Ariko mwabaye iki? Ku Imana yabibutse mwahumanutse mukaba abantu b'Imana mukanezerwa. Eliya agiye kujyanwa mu ijuru. Eliya agiye kujyanwa mu ijuru. Yajyanwa mu ijuru adapfuye, abandi baca mu butaka, ariko umuhanuzi we yagiye adapfuye. Arazamuka mu igare ry'umuriro akayenda mbinguni. Wowe uri hehe? Ariko yemwe yo, ariko ndi kubona abantu batari gufasha. Oya hano barakonje. Va mu mubiri ujya mu mwuka. Mu mubiri ni habi cyane. Va mu mubiri ujya mu mwuka. Mu mubiri ni habi cyane. Va mu mubiri ujya mu mwuka. Mu mubiri ni habi cyane we. Mu mubiri ni habi cyane. Yego mu mubiri ni habi cyane. Mu mubiri ni habi cyane. Mu mubiri ni habi. Mu mubiri ni habi cyane. Ya mu mubiri ni habi cyane. Yego mu mubiri ni habi cyane. Mu mubiri ni habi cyane. Mu mubiri ni habi cyane. Mahaguruka, 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 mahaguruka. Mu mubiri ni habi cyane. Yego mu mubiri ni habi cyane. Isawa mu mubiri ni habi cyane. Yego mu mubiri ni habi cyane. Mu mubiri ni habi cyane. Mana mu mubiri ni habi cyane.
amen. Elisa kugenda arangije ahamagara Elisa aramubwira ngo Elisa, haleluya, haraho Uwiteka n'umwe. Hari ibintu biri kukubwira gusigara, hari amajwi ari kukongorera gusigara. Amakuru ufite kuko yarazi amakuru y'ibyo agiye kumukuraho. Na bosi we yaramubwiye ngo bakia, akamwambia hata uko bosi yangu na kuapia mbele ya Mungu sitabakia, taenda na wewe. Baragendana afata icyemezo, yewe muvandimwe wanjye, icyemezo wafashe nugikomeze kubera kugiye kwakira ibyawe. Inshuro ya kabiri aramubwira ngo ni ukuri ari usigare, aramubwira ngo nakurahiye Uwiteka Imana yawe ntabwo urekura. Aho yageraga agahura n'abana b'abahanuzi bakamubwira ngo jya, nta makuru ufite, sabuja gukuwaho. Urasigarana nande? Kubera ko Elisa ana habari, afite amakuru, afite icyariho, azi uwamuhamagaye, azi icyo akurikiye, azi icyo ashaka. Akamubwira ngo nkurahiye Imana singusiga, akabwira abana b'abahanuzi ngo ndabizi, funga kimya. Ibyo muri kumbwira minaji wa habari wawe mufunge kimya. Babaruka Imana yanjye. Ageze hakabiri aho bibuko, abo bana b'abahanuzi urabazi cyangwa ntabwo ubazi? Hari abantu bahora bahagaze ahitaruye kugira ngo barebe ruriya rugo wagiyemo kuzarwubaka. Hari abana b'abahanuzi bahora bahagaze ahitaruye, bahora bavuga ngo ruriya rusengero ruzakomeza. Hari abana b'abahanuzi bahora bahagaze bavuga ngo buriya butaka ari guhinga buzera. Bajya baza bakakubwira ngo ariko se ntuzi ko runaka yari atuye aha, uzi umwaka uhari, uzi abazimu bahaba, ntuzahaba, uzapfusha umugore, upfusha abana. Abo ni abana b'abahanuzi bategereje gukorwa n'isoni. Mwa bakobwa bari hano, mwa bagore mwe, umuhungu akaza akakubamukemeranya, abana b'abahanuzi bakabwira turiya mugabo ni umushurashuzi, ntago muzarambana, ugiye he ko agiye kugutejo mu gitondo. Abo ni abana b'abahanuzi. Elisa arababwiye ngo muzibe, amakuru y'ijuru ndayafite. Bishatse kuvuga iki? Urakura n'iki hano? Abantu bose bari kukubwira batera uw'inyuma. Ntago munyumvise we? Abantu bose bari kukuzanira ubugambo buvuga ko uzapfa utabyaye, buvuga ko uzapfa utubatse, buvuga ko abana bawe bataziga, buvuga ko utazagira inzu y'ama
ariko mwebwe muri kumva mumeze gute? Oya, ariko abantu ba hano ko murakaye muri kumva mumeze gute? Muri kumva zomeni yaje? Abantu bari kumva zomeni yaje hano nibatere haleluya tubyumve. Oya, abantu bari kumva impinduka zaje muri biterane batere haleluya. Urukumva impinduka tere haleluya cyane. Urukumva impinduka mutere haleluya cyane. Barakomeza noneho bagera kuri Yorodani. Eliya baza Elisa, urashakaho iki? Urashakaho iki? Unatafuta nini? Ko wankurikiye cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Isaha irageze niba warakurikiye Imana cyane ije kukubaza icyo ushaka. Kandi Imana niba ije kukubaza icyo ushaka nuhitamo nawe uhitamo neza. Aramubwira ngo urashaka iki? Habari njema, habari njema, habari njema we, habari njema, ariko abantu bari kubyuma mana yanjye we, habari njema, habari njema. Haleluya! Ariko ndi kumva ndi gufashwa we, ariko muri kumva mumeze mute we, ariko mwabaye nk'abagira gutya nkabibona. Ariko mwateye haleluya. Isaha ikigera twatindanye n'Imana ikatubaza ngo ushaka iki, ujye uvuga ibyiza. Muzi amakuru ubu ngubu Imana imbwiye ngo mara ukwezi hano ndi guhubiri nakwicara ukwezi. Ibyo ngo mara ukwezi aha nawe kwicara nkarambya tukavuga Imana umuriro ukaka mushaki kandi n'ubundi watsi. Igihe cy'Imana iyo watituje ukimana amakuru ugakurikirana amakuru y'ijuru, ijuru rigeraho rikakubaza ngo urashaka iki, urifuza iki, ngumarira iki, ngukorera iki. Nawe ukavuga ngo mwami wanjye ibyo ushaka aba ari byo umpa mu cyubahiro cyawe. Ifeza n'izahabu ni ibyawe, birakwiriye kubimpa, ariko uzarinda ubugingo bwanjye ntibuzakubure. Nzabitunga ariko mbone n'ubugingo. Ntago mubyumvishije? Nigeze umunsi umwe kuba mu butayu. Umuntu wabaye mu butayu hano agateka ikiringiti nazamura ukuboko kwe. Umuntu wigeze guteka ikiringiti. Pastor, umushogora n'ikiringiti ni ibintu bibiri bitandukanye. Reka ngusobanurire kino kintu. Abantu twemerana ko ikiringiti n'umushogoro bitandukanye. Tuzamura ibiganza. Oya, buretse tubyumve neza. Umushogoro utagira umunyu, utagira amavuta, n'ikiringiti cyonyine. Abantu bumva ibyo bintu bihuye nibazamura ikiganza.
igikomeye ni ikihe? Urakoze cyane. Buriya reka nkubwire, umunyarwanda yaciye umugani ngo haryoha inzara. Uzi ko inzara ishobora kukurya ugaca n'amababi y'intoki ukayahekenya? Mwari mubizi? Nose ntabwo mubizi abantu bagiye barya inguri z'intoki bagapfa? Natetse ikiringiti, ndi kubona abana byarangiye bapfuye. Bagize gute? Ariko nagitetse afite isezerano. Abantu bafite amasezerano mwikomera amashyi. Abatayafite usenga uyu munsi Imana ikuvugeho. Udafite isezerano asenga uyu munsi Imana imuvugeho. Natetse uburingiti nakererewe. Nteka ikiringiti tumaze nk'inshuro 5 tudateka. Kandi Imana najya gusenga ikambwira ngo umva uko nzakugirira mwana wanjye. Uzajya usigariza abandi. Nkabwira Imana ngo mpibye uyu munsi, ejo uhihorere. Imana ikambwira ngo ndakurebera ejo sinkurebera none. Abantu bari muri iri teraniro Imana iri kubarebera ejo ntabwo iri kubarebera none. Ibintu byose mwanyuzemo ni igisubizo cy'ibisubizo mugiye kwinjira. Ibintu byose waciyemo ni igisubizo cy'amasezerano y'Imana ugiye kwakira. Imana irambye ngo nzakugirira neza. Ndagiteka. Burya iyo mu rugo hatacumba umwotsi abana barushaho gusonza. Ariko abantu bakuru babyumve, iyo hacumbye akotsi abana bagira morale, bakavuga ngo iwacu baratetse, iwacu baratetse, azaza nazatinda, azaza nazatinda, n'umunyambabazi nyinshi cyane, azaza nazati, azaza Yesu, azaza Yesu, haleluya, n'umunyambabazi nyinshi cyane, azaza nazati, amina, haleluya. Ako karirimba niko abana banjye baririmbaga nese ikiringiti. Sana nilikuwa napiga kiringiti njoile nyimbo watatu walikuwa wanaimba. Urumva ahantu baganishije, azaza naza nana takuya Bwana wa mabwana. Reka nkubwire, umunsi umwe mbona byakomeye. Ndavuga ngo n'urugo ndarusize ndagiye, mfata abana banjye mbakubita umugongo turagenda. Tujya ku mukiro umwe w'i Kigali. Ntabwo nigeze njya gusaba, ntabwo Imana yigeze inyemerera gusaba. Najyaga gusaba ikambwira ati ndagutsindaho, amaboko nkayafata. Iyo Imana yakinze ntawe ukingura, ariko iyo ikinguye ntawe ukinga. Iyo Imana yakinze ntawe ugira ute babyeyi, ariko iyo ikinguye Imana ibakingurire mu izina rya Yesu. Uwo mukire twageze imbere yiwe sinari namuzi, naramwumvaga ariko ntaza hatuye. Iyo umuntu ashonje amagufa aranyerera mu mavi, haranyerera ndamanuka n'utwana metse tiku hasi turaryama, ibyuya biraturenga. Kumbe kamera zo mu bakira ziri kutuvizira, zatubonye. Barangije baza biruka ngo bano bantu baje gutera igisasu hano cyangwa. Umuntu umwe aratureba waciye mu butayu nk'ubwo narindi maravuga ati abantu bishwe n'inzara. Ariruka nkabwira nyirabuja, aramubwira ati bari abantu hakindi kibishe n'inzara. Arabwa mugende mu baterure baze. Reba uyu mudamu ibi biro nari mbifite. Nde mu butayu Imana yarambwiye ngo nguteyeho inyama utazankoza isoni. Nguteyeho inyama utazankoza isoni.
utazadara ukadara bakajya bavuga ati wa murokore nzakagendana arapfuye irangije iteraho ibinyama nkajya ngendana ibicoce natambuka abantu bakabati mabuja ni reka nkubwire sha nubwo waciye mu bikomeye ariko yagiye yishakira igitambo ariko harimo abantu Imana yashakiye igitambo ngo bamvugire ngo amina cyane. Najya ku isoko ngiye guhaha ikimene cy'amafaranga 20 y'amanyarwanda abantu bakavuga ati mabuja waparitse he mabuja imodoka iparitse he ibase y'inyanya ni 5 kandi ndi gushaka ikimene cya 20 ikimene murakizi bya bindi bya nyuma bajugunya ababitoye nabo bakabigurisha make kugira ngo bibonere udufaranga nicyo nabaga ngiye guhaha udukaroti tw'uducagagure ibibabi by'amashu mfite nk'ijana igiceri cy'ijana kiri buve muri rasiyo ariko bambona kubera bya biri Imana yanteyeho ngo ntazayikoze isoni bakavuga ati mabuja ariko wakomeye Imana amashyi. Ngeze kuwa mukire baratugaburira turarya umuntu ushonje nakugeraho yishwe n'inzara ntuzakupfe kumuha ibiryo ubonye hari ibyo wamuha agahita apfa umuntu umaze iminsi ashonje iyo umuhaye amatara apfa aradiya rikamwica agapfa umushakira utuntu tw'udupotaje turimo utubuto n'uduki utuntu turite tugarura amaraso vuba n'agasukari hehe mu mubiri batubanjisha utwo dupotaje utwiye turaturenga turarebana abana ati turangije kurya utwo tuntu babatuzaniye utundi batugabura ibiryo by'amoko aya amoko 3 uri kumusobanura neza yego ndiyo uko nasikia bye ase wa udwa gusembunaga yagiye ariko uyu mupasiteri akunda umugore we Imana iguha umugisha gukunda umugore ariko iyo tugiye mu nshingano turahirira umurimo w'Imana ni uzi imbere ka etaje iwanya aho utuye kubera iyi note y'ijana kugira ngo izina ry'iwanyu rizamuke. Imivumo ya karanda y'iwanyu yose iciwe n'inote y'ijana atanze. Uzatunga amamodoka, uzagira abakozi uzakoresha, ntuzibagirwa ko wahuye n'umuhanuzi. Uzubaha Imana ukomeze uyikorere kuko Uwiteka kuremeye amateka mashya. Aya mafaranga 100 genda wicarire avuye mu biganza by'umutambyi intumwa Mwami Yesu. Aya mafaranga nyatuyeho kurama iterambere ku buzima bwe, gukuraho inyatsi y'igisekuru cye, gukuraho ubutindi n'ubukene, kumukomereza urugo, kumuha abana. Tekitala bini dry. Tumbo yako iko na probleme gani? Uri kureba aya mafaranga ndayitegereje mbona mu nda ye harimo ikibazo. Kuva ngo nyina yapfa baramuroze. Aya mafaranga ukimara kuyakira uburozi baguhaye buratagana. Unaenda kutajirika. Kandi kindi mbonye hari ikiganza gikoze ku matwi yawe. Mukono emegusa ku masikio yako. Kwani masikio yako
uhora wumvamo ibintu by'ingoma, ingoma zigakubita zikakujena cyane. Ninjoro iyo ugiye kuryama ntabwo uryama ngo usinzire, uharuha ushiduka. Niyo uryamye ugasinzira, iyo ukangutse umera nk'umuntu waraye ahinga. Ndiye warapana afite imbaraga z'imyuka mibi zirara zimuhingisha mu mirima y'abandi. Ibyo ni ibintu bamuroze. Guhera uyu munsi uhuye n'umutambyi, uhuye n'umuhanuzi, uhawe amahoro, uhawe ubuzima. Iri ni ipfundo ry'iterambere, iri ni ipfundo ry'ubuzima, kandi n'abagukomokaho bose ubabereye ambasaderi. Imana iguha umugisha. Urwaye igihe kingana iki? Urangije umwaka urwaye ibere, wagiye kwivuza. Imana igukijije kanseri. Uburwayi bwa kanseri murabuzi? Inaha murabuzi? Imana imukijije kanseri. Ariko kuki mudakomera Imana amashyi? Hari umwuka ndimo nkubonaho, ujya wifuza gutindana n'umuhanuzi w'Imana. Imana iguha umugisha ko waje guterana. Imana igukuyeho umwuka wo gushaka abagabo 12. Komerezaho nakumvisha, unjyanyemo abagabo 12. Satani yaguteye amabyi, ariko guhera uyu munsi ndi kubona marayika agusuka amaraso ya Yesu. Marayika aragucishije kandi agukuyeho icyangiro. Ubuse ninguha amakuru ntabwo ubabara? Ntabwo ubabara? Uri kumwe n'abantu hano muziranye? Abarokore b'inaha baravuga tugomba kugira ubwenge, turabahanuzi bakuru. Ariko hari abantu bari kumva Imana iri hano. Abantu bari kumva Imana iri hano bate haleluya cyane se. Urakoze Mana.
ndashaka gusengana n'umuntu ugira ikibazo ujya mu mihango idakira. Ibyo umwuka wera nyeretse nibyo mvuga. Njye sinjya nihakirizwa. Umuntu ujya mu mihango idakira niwe ashaka. Nugira isoni. Amina, haleluya. Wimaranye imyaka ingahe? Uvuye imyaka ingahe? Ariko mana yanjye, uyu muntu mushyizeho kuncurangira gutya, Imana ibaha umugisha. Bano babyeyi bari hano, umuntu w'imyaka mikeya ufite kiriya kibazo imyaka 25 yarangiza ikamwohereza umudogiteri kuva mu Rwanda, kandi apana umudogiteri wo mu mubiri wo mu mwuka. Ariko Imana ireba ibyo abantu batareba, mwayihaye icyubahiro. Muhagarare hamwe mbasengere. Ni ukuri ko Imana ishobora byose. Mu ijuru hari Imana. 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 Amen. Mana data wa twese, nkeneye amakuru y'aba babyeyi. Hari ayihishuye, hari n'andi akenewe ahishurwa nanone n'ijuru. Kandi uko bahagaze aha, buri muntu wese umuha igisubizo. Indwara yo kuva nimbi, kera mu Bisiraheli iyo wavaga ukarenza iminsi baragucaga bakakugira igicibwa. Ariko ndabyibutse, umaze kuduha Yesu Kristo, hore bene shekere bonidrayi, yakijije umugore wari ufite imyaka ingahe mana we? Yo 12 ava. Kotegise zarashize. Yarababutse isazi zimugendaho, ariko arangije amenya amakuru. Ari bana shekere bone shaibiniwa, amenya amakuru ko waje mu mudugudu. Amaze kumenya amakuru ntago yigeze yitekerezaho ngo amenye ko yaciwe, kuko hari hazi incungu. Yo abaciwe bakagira agaciro, abaciwe bagasubizwa ubuzima. Niyo mpamvu bano babyeyi babonetse hano, bamenya amakuru ko hari intumwa ivuye mu Rwanda. Orebone shekere benia. Mwa babyeyi mwe, ijuru ribavuzeho. Ijuru ribavuzeho. Umuntu uvuye mu inda 20 muri mwebwe, umuntu uvuye mu inda ya mbere 2, ariko ubundi hano hari abarokore bari mu mwuka. Inda ya mbere, inda 2, inda 3, inda 4, 5,
zose ziri kuvamo, 10 zose ziri kuvamo, 15 zose ziri kuvamo, 20. Ariko ibyo bintu muri kubyumva kuva uyu munsi, uzi kubyinira Imana? Mushiriremo ntabwo uzongera kuva, kandi Imana iguhaye umwana guhera kano kanya. Imana iguhaye umwana. Ariko mwambara mugatera haleluya nyinshi we. Uracyahagaze aha, guma hano gatoya, hagarara hano. Nagira umuntu mu mwana di, niko njya manura, niko umwuka banegetse. Nagira umuntu mu mwana muhekeshe aba bose babaguhe bose mumuhekeshe Imana yaguye itorero kandi yaguye n'amafaranga mu biganza byawe. Ndi imbere y'Imana n'imbere y'ubwoko bwayo. Imana iguhaye inzu. Ntabwo inzu Imana iguhaye yubatse gutya. Ikindi, iyi nzu nuyishyiramo sima ntabwo izaba ivuye ku Mana, uzayishyiramo amakaro. Hano hari abantu bari kunkoraho, shamana yanjye sinzi icyo banshakaho. Umva, ufite perimi? Ninde ufite kontake hano? Iyi ntabwo ari kontake. Zana. Ni mu mutezi n'abatwara imodoka. Iyi ni kontake. Shaka iyi modoka. Ni imodoka Imana iguhaye, ntabwo ngo yapfa. Imana iguhaye imodoka.
icara aho utwara imodoka atitware wabyumvise kindi Imana imbwiye ngo usengere musabire amavuta y'ubuhanuzi. Uwiteka Imana yacu, asante Yesu, asante. Wambitswe izindi rinete, wambitswe kutera izindi, Imana iguhaye kubona cyane birenze uko wabona. Imana iguhaye ijambo, kandi uyu mugore wawe umukunde cyane. Uyu mugore wawe ni umunyamugisha ku buzima bwawe, kandi abana banyu ni ukuri bazarenga imbibi z'iki gihugu kubera kwiga. Muhabwe umugisha n'Imana, mujye kwicara. Mana data wa twese, uyu mubyeyi yiyorosa amarira akisegura ndi, ajya avuga ngo Mana wandemeye iki, wampaye gupfa nkavaho. Ahorana agahinda kadashira, nyamara uri Imana imara agahinda, uri Imana imara umubabaro. Igiti cyitwa umuko murakizi? Umuko, umuko, igiti gifite amahwa cyitwa umuko. Igiko mama, thank you very much. Ni igiko bakurogeye mu giko, bafashe umwenda wawe imbere bawushyira mu giko cy'ikigandare. Nicyo mbonye kigandaye cyane, baragenda baracukura binjiza munsi, baravuga ngo uko kiriya giko kimera amahwa, ukiguyeho amahwa mwica, niko bagushyizeho amahwa, ntuzagire ikintu kizanezeza abantu kizakuvaho. Yego cyangwa oya? Guhera uyu munsi Imana igukuyeho icyangiro, guhera uyu munsi Imana igutaburuye aho bagutabye, guhera uyu munsi Imana iguhaye guheka, guhera uyu munsi Imana igukijije kuva. Ariko Mana we, guhera uyu munsi Imana ikuremeye ishimwe. Abantu bose bahawe izi mesaje, yego muze gutegura ituro, muze gutegura ituro muzatanga ejo riherekeza icyo Imana yabavuze, kugira ngo bisohoreshe kwiyubahisha. Imana ibaha umugisha. Mana data wa twese, uri Imana ikiranuka, ndakwinginze Yesu, uyu mubyeyi ntabwo asinzira. Wakoze kunzana kuri ubu butaka Mana, kuko hari benshi bari businzirira ijoro, hari benshi basubijwemo imbaraga, hari benshi basubijwemo ubuzima. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.
uri Imana yacu. Abarokore turabazi, turabazi. Hari ibintu navugira ahangaha mukabikwirakwiza hose agataha abishitaraho. Mwagiye mugira ibanga, mwagiye muceceka baroko, mujye muceceka utazavuga Imana ikakudoda umunwa. Uri Imana yacu, mukize Mana. Muzamura icyubahiro cy'Imana. Kubera ko twamenyereye kubwiriza ahantu hanini mu bantu benshi mu mastade, Mwuka aratuyobora n'ibindi dukoreramo kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Ngiye kujya mpamagara igikundi, Umwuka mpishuriye kize ngisengere gisubire mu mwanya wacyo. Uko Umwuka agiye kujya mpishura niko agiye kujya nkora mbasengera icyarimwe, ntavuga ku muntu umwe umwe. Ubwo ni mu nkenera ko nzajya nsengera umuntu umwe umwe akansanga hariya muri biro muraza kubivuga kubashumba kugira ngo tuzongere undi munsi wo kubonana namwe, sibyo? Ndashaka gusengera umuntu ufite ikibazo cy'ugutwi. Umuntu ufite ikibazo cy'ugutwi naze. Urakoze Yesu. Umuntu ufite ikibazo cy'ugutwi nafate ku gutwi kwe. Fataho dusenge. Uri Imana isumba byose, reka ikiganza cyawe gikora kuri aya matwi. Ropekerebeke tala shala binidrai zokitala bone shine mora zika enewe tala wi. Mana bimeze bite? Nkeneye amakuru y'aba bantu. Gira icyo umbwira ku burwayi bwabo, uburwayi bwabo bw'amatwi mishuriye. Ese bakize mu buhe buryo? Hori baya sikeremenia tikitala shekeremeni glory zere kotere bone kri hole shekereme kotala bo. Urakoze Mwami, urakoze Yesu. Mutere haleluya eshatu ko mukize mujye kwicara. Mujye kwicara. Ndashaka gusengera umuntu Imana imishuriye ufite umwana ujya uhwera. Umwana ujya uhwera. Mbonye muri iri teraniro harimo otekitala shikeremenia. Hari abana Satani ajyaza kwiba ariko Imana ikabahagararaho. Muhagararaho ngaho. Nawe ugira ikibazo cyo guhera?
Ndiyo. Mana yera, mana nzima. Oribara shikere meni glory. Zekitala bonedrai. Urakoze Yesu Kristo. Waratubwiye ngo nitwizera twagira kwizera kungabana n'akabuto ka sinapi. Tuzabwira umusozi kuva imbere yacu uzavaho. Ni wowe unyeretse bano bana Satani ashaka kubiba. Ariko desikere meni glory. Ibyo werekanye biba birangiye bikurwaho. Nyemerera amazi ahinduka amaraso ya Yesu nk'uko binyeretse. Urambwiye ngo bakeneye uburinzi bw'amaraso ya Yesu. Kandi amaraso ya Yesu yageze ibintu biratungana. Urakoze icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Turagushimye Mana yacu. Hano harimo umuntu witwa Mvunabandi. 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 Nta n'umufite witwa Mvunabandi. Arihe Mvunabandi? Ngwino ngusengere. Mana data wa twese, aya maguru aragukorera, ntakwiye kurwara amaguru. Imitego y'abadayimoni yose iburizwamo mu izina rya Yesu. Abadayimoni bari baguteje amaguru kubera ibi bintu byabereye aha, ariko Uwiteka turagushimiye Yesu. Nshaka gusengera abantu bafite ikibazo cyo munda. Munda yawe harwaye igihe kinini cyane. Warivuje byaranze. Umuntu wivuje bikanga niwe nshaka. Wagiye kwa muganga? Wagiye kwa muganga? Uharwaye imyaka ingahe? Myaka ngapi? Amaze imyaka 5 harwaye. Wagiye kwa muganga? Oh, ngo ntabwo ajye kwa muganga, ajya ku mahombi gusa. Yego. Wowe ntabwo afite ikibazo cyo mu nda. Ikibazo cyo mu nda indandamye mu bwaburwayi bijya gusa bakajya bavuma hasi buri munsi. Okay. Imyaka ingahe? Wowe ni imyaka ingahe? Wowe ni imyaka ngapi? Imyaka 10. Uyu ni imyaka 10. Ni imyaka 5. Uyu ni imyaka 5. Wowe ni 5. Wowe ni 5. Wowe ni 5. Wowe ni 2. Wowe? Wowe ni 9. Wowe? Ni 6. Wowe ni 6. Wowe? 15. Ariko aba bantu bari bariho cyangwa ntibari bariho? Bari bariho ku buntu bw'iki? Kwari kugira ngo uyu munsi bazahure n'iki? Niyo mpamvu Elisa yanze gucika intege agakomera kuri Eliya. Niyo mpamvu yabonye igitangaza. Fata kunda yawe. Mana data wa twese. Horemene shekere bode sire glory. Tokitala bone kotala menia. Urakoze mwami. Turagushimiye. Turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro kubera kuri mwiza. Urakoze kubakijije mu izina rya Yesu. Amen. Ujya kwicara. Mushumba, wagura itorero rya hano, ariko mana yanjye wa mupasiteri yagiye he?
Imana ivuganye nanjye ngo mbabwire ngo irirahiriye nta muntu waje urwaye utari bukire. Ndagushimiye mwami wanjye. Vaye hano nguhanurire. Imana ikurinze akagambane. Imana ikurinze iki? Imana ikurinze akagambane. Imana igukuyeho urupfu papa. Imana ikurinze kwibwa ukagigwanwa n'abantu badasobanutse kandi bakakwica. Uwiteka ambwiye ngo ibyo bintu iyo nama yiburijemo. Amaze kuyiburizamo aguhaye kurama. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ahantu utuye Imana ije kuhakwimura. Njyewe ni uko nkora. Njyewe ni uko nkora. Ije kuhakwimura kandi Imana irakwaguye. Ikintu kijyanye na moto kiziho iki? Imana irambwiye ngo moto n'ubutabazi bwihuse. Moto muziki isobanuye mu mwuka. Ubutabazi. Imana igutabaye byihuse. Imana igutabaye byihuse. Yagiye ukora ugasubira inyuma. Yego. Ibintu bijyanye n'amafaranga n'ubucuruzi n'iki byose. Ukagenda usubira inyuma. Ariko guhera uyu munsi Uwiteka agize gute? Agize ati arakuza. Gusengera umuntu wifuje kwiyahura. Umuntu wifuje kwiyahura akabivuga mu rurimi rwe akavuga ndasha akabigambirira Imana ikabyanga. Yeah.
nagize ngo buri muntu atekereza kwiyahura bigeze he? Abo bose aba yamaze kubakura mu mutwe we, igisigaye abona cy'ubutabazi ari ugupfa, ariko Imana irareba yo kabyara. Muzamure ibiganza. Imana irambwiye ngo niyo yabimanye kubera ko muri abagaciro. Ibyajyanye imitima yanyu kure, Imana ije kubanezeza. Ibyatumye imitima yanyu yirabura, Imana ibikuyeho. Imana ije kubanezeza, Imana ije kubasetsa. Bamwe muri mwe mwabuze abantu mu buri irengero ryabo, hari abo mwapfushije ariko banze kuva mu mitima yanyu, hari abo mwabuze muhora mwikanga ko bazagaruka. Ibyo byose ni Yesu bifite mu kiganza. Mwakire gutabarwa n'Imana, mwakire kurengerwa n'Imana, mwakire umunezero w'Imana. Imana irabarengeye, Imana irabanejeje, Imana ibagarutseho, Imana irabatabaye, Imana yomoye imitima yanyu, kuko nta wundi muntu wagombaga kubomora uretse Imana. Icyubahiro n'ikibi cyawe tubisabye twizeye mu izina. Musubire mu myanya yanyu. Abantu batajya basinzira, abantu batajya basinzira, abantu batajya basinzira. Uretse gato. Umuntu ujya ubona bwije akavuga ngo bwiriye iki? N'abantu barwara umutwe udakira. Oya, mugumaho ngaho, ndaje mbabwira uko tubigenza. Hari ikindi gikorwa tugiye gukurikizaho. Abantu barwara umutwe udakira, abantu ubwira bakicuza impamvu bwije, ababwira bakabona bakicuza impamvu bwije, bazamura ibiganza. Hanyuma ab'imitwe idakira bafate ku mitwe. Hanyuma mwizere Imana iri kumwe namwe hano muri iri teraniro. Ndagushimiye Uwiteka Imana. We kuraho ako kaboko, we wakize, wowe wakize. Oya, we hagarara, nawe hagarara, abandi muhagarare. Uri Imana ishobora byose. Horebete keremone shekerebonia razoketa kalabonevo. Urakoze Yesu, icyubahiro n'ikibi cyawe tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, ko abantu babonye ineza yawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Wowe mama, wowe urahinga ntago weza. Wowe ni wowe ndikubwira, mugumaho ngaho. Urahinga ntago weza, yigwa cyangwa oya, niko bimeze. Imana irambwiye ngo guhera uyu munsi uzatera ikiro cy'ibishyimbo, usarura ibiro 100 by'ibishyimbo. Nutera ibiro 100 uzasarura toni 100. Niko Imana imbwiye. Icara. Aba ngaba. Uri Imana nziza. Ubu butaka bakandagiyeho n'ubutaka bwera. Bahuye n'intumwa n'umutambyi muhanuzi wawe. Nyemerera guhera uyu munsi baryame basinzire. Izi mbaraga z'abadayimoni zikurweho. Mutuye he? Muri hangana njyamana uko ntegetswe. Buretse. Ejo. Yibagiwe hatuye, my God. Nyabibwe ni he? Hari aruguru. Mbo abantu bafite ikibazo nibo nari ngiye kugeraho, barara bishima, umubiri wawe urya bakarara bishima bukabakeraho. Ejo muzaze mu giterane buri muntu yitwaje amazi, niko Imana imbwiye.
ejo muzitwaza iki? Amazi. Niko Imana igize gute? Imbwiye turi umunyu w'isi. Iyo dusengeye amazi ahinduka umuti mu izina. Imana ibaha umugisha.